Yes, reka mbasuze kandi mbahikaze niba ari bwo bwa mbere tubonye ibuka gukanda subscribe. Reka mbahikaze tunyaruke turebe ku nkuru zidasanzwe zasohotse mu bitangazamakuru uyu munsi. Turababwira ko umugabo yataye umutwe nyuma yo kumenya ko umukozi we yataye Matora yari yarabitsemo akayabo kama miliyoni. Hanyuma mu gihugu cyacu tugiye mu karere ka Burera tubabwire ku mugabo washatse kwita umwana we Vladmir Putin ariko bikaza guteza impagarara, inzego zitandukanye zigahamagarwa kugeza ubwo byarangiye iryo zina ryanditswe ku ifishi y'umwana. Hanyuma mu itorero rya EAR turababwira umupasteri wahagaritswe kubera ibibazo bitandukanye ari kuvugwaho mu gihe bikiganirwaho cyangwa se bigikorwaho iperereza. Mu karere ka Musanzeho abantu batanu bariyahuye mu minsi ibiri, ibyo nabyo bikaba ari ikibazo gikomeye kiri kwibazwaho na benshi. Abakize icyorezo cya Mariburu barasabwa kwirinda konsa ndetse no gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Turajya no mu turere twa Nyanza na Nyamagabe tubabwire ko hari ikiraro gihuza utu turere twombi ariko kucyambuka ngo ni ingorabahizi ndetse n'ibintu bitoroshye. Mu karere ka Rulindo meya ntakozwa ibyo gukorana na bagitifu adashaka. Izo ni inkuru zitandukanye turi buze kugarukaho muri aya makuru yacu. Hanyuma ntabatindiye rero reka duhere kuri iyi nkuru y'uyu mugabo nari nababwiye wataye umutwe nyuma yo kumenya ko umukozi we wo mu rugo yataye Matora ngo yarishaje kandi nyamara yaririmo amafaranga menshi. Umuturage wo mu gace ka Montebelluna ni mu majyaruguru y'Ubutaliyani yatangaje ko yatunguwe bikomeye ndetse ashengurwa no kumenya ko umukozi we wo mu rugo yataye Matora ishaje kandi yari yarabitsemo ibihumbi 50 by'amayero, no kuvuga arenga miliyoni 70 mu mafaranga y'u Rwanda, ndetse iyi Matora ikaba yarimo n'indi mikufi y'agaciro gakomeye. Amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru 7/7 avuga ko umukozi wo mu rugo utari ufite amakuru ku kayabo gahishwe muri iyo Matora yayikuye mu igaraje ryo mu rugo rwaho yakoraga ayijyana hakusanyirizwa imyanda. Nyuma y'amasaha make rero nibwo nyir'urugo yaje kuburiri ya Matora. Umukobwa we yahise ahamagara polisi. Kubw'amahirwe iyi Matora iza kuboneka mu bishingwe nari amafaranga yose akirimo. Reka tugaruke hano mu Rwanda. Umugabo wo mu karere ka Burera yabyaye umwana w'umuhungu amwita amazina ya perezida w'Uburusiya ari we Vladmir Putin. Abaganga banze kwandika aya mazina ku gihe kugeza igihe bahamagaye inzego zinyuranye zirimo n'akarere, biza kurangira amazina y'umwana yemejwe ariko byabanje guca mu nzira ndende. Byagenze bite rero? Munyembabazi Telesifore wo mu karere ka Burera ni mu murenge wa Kagugu akagari ka Nyamabuye yavuze ko yabanje kwitegereza uburyo uriya perezida w'Uburusiya aharanira ukuri, ntiyivange mu ntambara kandi agashaka iterambere rya Afurika, amugereranije na Amerika n'Uburayi. Afata icyemezo cy'uko nabyara umwana w'umuhungu azamwita Vladmir Putin. Muri Nzeri 2023 umugore wa Munyembabazi wari utwite yagiye ku kigo nderabuzima, yamwandikiye agapapuro amubwira ko mu gihe umwana yavuka ari umuhungu yamwita Vladmir Putin, yaba umukobwa akitwa Maria Zakharova. Umugore we akimara kwibaruka umuhungu nk'uko bisanzwe umwana yagombaga kwandikwa mu irangamimerere, ariko abaganga bakubitwa n'inkuba bakibona amazina. Ibyo kwandika umwana birahagarara. Munyembabazi w'imyaka 36 yabwiye itangazamakuru ko muganga kibona ayo mazina yahise asaba nimero ya telefone ya se w'umwana, aramubwira ngo aya mazina Uwise ni bwoko ki. Nyamusubiriramo aravuga ngo aya mazina ntabwo nayita umwana. Nanjye nti kubera iki? Undi ati Putin ni ikihebe. Ndamubwira nti uramenya ahubwo utantukira umwana kuko ukomeje kubimwita byambabaza, cyangwa se atukomeje kubimwita birambabaza. Uyu mugabo yahise afata icyemezo cyo kujya kwa muganga
agiye kubaza impamvu banze kwita umwana we amazina yahisemo. Bose ngo bamuteraniyeho bamubaza impamvu ashaka kwita umwana we amazina y'umuntu uri guteza intambara. Munyembabazi yakomeje kubera ibamba abaganga kugeza ubwo bahamagaye umuyobozi w'ikigo nderabuzima, nawe ntiyakemura kiriya kibazo, bitabaza inzego z'akarere. Uriya mugabo yavuze ko yabonye banze kubyumva, yanzura ko nk'umubyeyi agiye kumubarekera bakamugumana ntatahe mu rugo rwe. Ati mbikurikirane mbaze ko bishoboka, ninumva bidashoboka nzakomeza ndimuhamagare. Ati kuba rero yiswe Vladmir Putin ni uburyo nkunda Putin kandi nkunda n'igihugu cye bitewe nuko ativanga mu makimbirane kandi isi irimo irahinduka. Abahoze badukolonije baducunaguza, mu minsi iri imbere ubwo bukoroni bwabo buzarangira. Mwebwe ko mwita abana banyu ba Queen mukabita ba Elizabeth ko nta kibazo byateje, gute nakwita umwana wanjye Vladmir Putin bigateza ikibazo? Magingo aya Munyembabazi Vladmir Putin afite umwaka n'amezi hafi 2, ariko ngo ni ikimenyetso mu gace ku buryo naho ababyeyi be bamujyanye ni kimenya bose muri ako gace, ku buryo naho ababyeyi be bamujyanye muri serivisi zitandukanye batangarira, ariko agahabwa serivisi ashaka kandi vuba. Munyembabazi Telesfori avuga ko umwana we nakura azamubwira ko yamwise iryo zina kubera ubutwari bwa Putin, kandi ko asabwa kuzaharanira ukuri akanga agasuzuguro. Twerekeze muri EAR. Umushumba mukuru wa EAR mu Rwanda ariwe Dr. Rorambanda yahagaritse ku mirimo Musenyeri Dr. Mugiraneza Mugisha Samuel wayoboraga diocese ya Shyira kugira ngo hakomeze hakorwe ubugenzuzi ku bibazo by'imiyoborere n'imitungo bimuvugwaho. Ibibazo Musenyeri Dr. Mugiraneza Samuel avugwaho byatangiye kuvugwa mu ntangiriro z'uyu mwaka, ubwo bamwe mu bapasiteri bo muri EAR diocese ya Shyira bari bamenyereye imikorere y'iyi diocese bahindurirwaga imirimo n'inshingano bigafatwa nko kwikiza bashakaga kubangamira imigambi ye. Byarakomeje bifata indi ntera kugeza aho mu kwezi kwa 7 n'ukwa 8 abo bashumba birukanywe mu nshingano nk'uko babimenyeshejwe mu ibaruwa yo ku itariki 14 Kanama uyu mwaka. Hasezerewe Pasiteri Kubwayo Charire na Pasiteri Kabaragasa Jean Baptiste. Mu cyumweru cyakurikiyeho ku itariki 20 Kanama muri 2024 Musenyeri Dr. Mugiraneza Mugisha yongeye kwandikira abo bapasiteri amabaruwa bamenyesha ko birukanywe ndetse n'amasezerano bari bafitanye na EAR diocese ya Shyira asheshwe. Ubwo ibyo byose byakorwaga muri icyo gihe, abo bapasiteri niko nabo berekanaga ko bari gukorerwa akarengane mu nyandiko bagiye bandikira urwego rukuru rw'itorero rya EAR, ndetse berekana ko uko kutumvikana kwabo bituruka ku miyoborere mibi, kwigwizaho umutungo no kuwucunga nabi bikorwa na Musenyeri Dr. Mugisha. Mu byo bagaragaje ndetse bigashyirwa hanze birimo isoko ryo kugemura umucanga ku nyubako ya EAR diocese ya Shyira iri kubakwa mu mujyi wa Musanze, ryari rifitwe na kompanyi ya Musenyeri Mugisha ndetse n'imodoka ya Fuso yawutundaga yanditswe ku mazina ya Dr. Mugiraneza Mugisha Samuel. Hari kandi isoko ryo kugemurira amagi ibigo byose by'amashuri y'incuke ya EAR diocese ya Shyira ryari ryarahawe umugore wa Musenyeri Dr. Mugisha, ndetse ayo magi yose yakurwaga mu biraro by'inkoko z'uyu muvugabutumwa. Ibi byiyongeraho imirimo y'itorero rya EAR diocese ya Shyira iri muri Nyamutera, muri Nyabihu no ku Kimonyi muri Musanze,
ifite hegitari zigera kuri 20 ihinzweho urubingo rwagaburirwaga inka za Musenyeri Dr Mugiraneza Mugisha, ndetse imodoka yakoreshwaga mu gutwara ubwo bwatsi yari ya diyoseze, kandi inka za diyoseze zo ziri kwicirwa n'inzara ku gasozi no mu bigo by'amashuri nk'uko ibi birego bibivuga. Nyuma yo kubona ibi bibazo byose bikomeje gukurura umwuka mubi, ubuyobozi bukuru bwa EAR bandikiye Musenyeri Dr Mugiraneza Mugisha Samuel bumusaba gukemura ibyo bibazo, ndetse nyuma bumuhagarika by'agateganyo ku mirimo yo kuba umushumba wa diyoseze, ariko arabitsemba yanga kurekura iyo nkoni. Icyo gihe RGB yinjiye muri icyo kibazo isaba ubuyobozi bwa EAR ko bagikemura, ndetse n'ibindi bibazo, ndetse ishyiraho itsinda rihuriweho n'itorero, batangira gukora ubugenzuzi bw'ibibazo byavugwaga muri diyoseze yashyira n'umushumba wayo ari we Musenyeri Dr Mugiraneza Mugisha Samuel. Musenyeri Dr Mugisha ku bibazo byavugwaga muri iyo diyoseze ubwe, ibijyanye kuri ubwe ndetse n'ibijyanye n'imiyoborere ndetse n'imicungire n'imikoreshereze mibi y'imitungo, we agira ati ni amakimbirane ku bapasiteri babiri bahise bajya mu itangazamakuru mu buryo butari ubunyamwuga, ariko dusabwa n'inzego y'uko itorero ribikemura bikanyura mu buryo bukwiye. RGB tugira inama, twifashisha ubuyobozi bukuru bwacu kandi buri kudufasha kugira ngo dusubire mu nzego nkemuramaka, ngenzacyaha n'igenzurwa rikorwe, tubone gutanga raporo. Ati ntabwo dushobora guhamagaza itangazamakuru tudafite igisubizo cya nyuma. Byagaragara nkaho turi kuvuga ibintu bidafite aho bivuye naho bigeze, ariko mubaye mwumva mutanyuzwe n'icyo mbasubije, ubwo yasubizaga bari bamubajije kuri ibi bibazo. Ati dufite urwego rukuru rwacu nirwo rukemura ibintu nk'ibyo, iyo byaje tugakora inama nk'abasenyeri. Hari abasuye diyoseze yashyira, hari raporo ya mbere yakozwe, hari iya kabiri izakorwa mu gihe gito, tube dufite ikintu dushobora gutangaza. Ngayo rero ngibyo ibyo uvugwa mu bibazo yasobanuye. Hanyuma rero kuri ubu Musenyeri Dr Mugiraneza Mugisha yahagaritswe ku mirimo ye bikozwe n'ubuyobozi bukuru bw'itorero ry'Abangirikani mu Rwanda EAR, ari mu izina ry'umuyobozi waryo Musenyeri Dr Rurambanda, ndetse amusimbuza Revera Auguste Ahimana by'agateganyo mu gihe bagitegereje ibya burundu bizava mu bugenzuzi bukiri gukorwa. Hanyuma twerekeze mu karere ka Rulindo ho rero ngo meya ntakozwa ibyo gukorana na gitifu adashaka. Ni inkuru iri ku kinyamakuru Umuseke. Umukozi w'akarere ka Rulindo Mukanyirigira Judith yongeye kwandikirwa ibaruwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta imusaba gukuraho icyemezo cyo kwirukana umukozi witwa Ndagijimana Froduwari ku mwanya w'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo. Amezi agiye kuba 3 uyu muyobozi w'akarere atumvikana na komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta imirimo imusaba gusubiza gitifu mu kazi we yirukanye amushinja amakosa aremereye. Byatangiye mu kwa gatandatu ubwo ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo bwandikiraga Ndagijimana Froduwari ibaruwa wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo bumwirukana ku kazi kubera ikosa ryo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu nyungu ze bwite, agahindura amazina y'umwana w'umuhungu akekwaho gusambanya. Ni ibintu byahagurukije komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta. Ayo yavugaga ko uwo mukozi yirukanwe atari we wakoze ayo makosa yo guhindura amazina y'umwana
nk'uko byemejwe n'ikigo cy'indangamuntu NIDA ku itariki 6 z'ukwa 11 mu mwaka ushize. Meya wa Rulindo yagiye yandikirwa amabaruwa menshi amwibutsa gushyira mu ngiro imyanzuro ya komisiyo yongera kumusaba gusubiza mu kazi gitifu Ndagijimana Frodouard, ndetse meya yigeze no guhabwa igihe kitarenze iminsi 15 ngo ashyire umwanzuro mu bikorwa. Ku itariki 22 ukwakira muri uyu mwaka, umukozi w'akarere ka Rulindo Mukanyirigira Judith nawe yandikiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'abakozi ba leta n'umurimo ibaruwa isaba komisiyo kongera gusesengura neza mu bushishozi hagahabwa agaciro impamvu zashingiweho kugira ngo uwo mukozi ahabwe igihano cyo kwirukanwa. Ku itariki 31 ukwakira muri uyu mwaka, komisiyo y'abakozi ba leta yongeye kwandikira meya imubwira ko akwiye gukuraho igihano cyo kwirukana Ndagijimana Frodouard wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo. Ibaruwa igira iti: nshingiye kandi ku isesengura ryakozwe mu nyandiko zashyizwe ku mugereka w'ibaruwa yanyu, komisiyo yongeye kubasaba gukuraho igihano cyo kwirukana cyahawe Ndagijimana Frodouard kuko adahamwa n'ikosa ryo guhindura amazina y'uwo mwana agasubizwa mu kazi, ahubwo agakurikiranwa mu buryo bukurikije amategeko ku makosa mwagaragaje. Komisiyo ku mugereka w'ibaruwa yanyu yo ku itariki 22 z'ukwa 10 muri uyu mwaka. Nubwo bimeze bityo, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dr Patrice Mugenzi aherutse gutangaza ko icyo kibazo muri minisiteri bakizi, yemeza ko bagiye kukiganiraho kandi ko bidakwiye gufatwa nk'abyacitse. Gusa ntiyahamije niba bazategeka meya gusubiza gitifu mu kazi. Dukomeje n'aya makuru, abakoresha umunsi ku munsi ikiraro cya Rukarara gihuza uturere twa Nyanza na Nyamagabe baratakambira inzego zitandukanye kugira ngo gikorwe, kuko iyo bagiye kucyambuka bisaba kubanza kwiragiza Nyagasani. Abaturage bavuga ko iki kiraro gikomeje kuba imbogamizi ku buhahirane n'imigenderanire yabo, ndetse bakaba bahorana ubwoba ko hagira abantu bagwa mu mugezi. Abo muri centre y'ubucuruzi ya Manwari iherereye hagati y'akarere ka Nyanza, umurenge wa Nyagisozi, n'akarere ka Nyamagabe mu murenge wa Mbazi bavuze ko iyi mvura iguye bihumira ku mirari, aho kuri icyo kiraro iyo moto ishatse kwambuka bisaba ko isunikwa n'abantu babiri bakayinyuza mu kayira kashyizwe ku ruhande, ku buryo kwibeshya gato ari ukugwa mu mugezi. Ku bamotari bo baturutse ku ruhande rumwe bisaba ko umumotari mbere yo guhaguruka avugana na mugenzi we ku rundi ruhande kugira ngo bahererekanye abagenzi cyangwa imizigo. Iyo ni inkuru bijyanye n'ikiraro gihuza iriya mirenge. Mu yandi makuru tugana ku musozo, abakize icyorezo cya Mariburu bo ntabwo bemerewe konsa ndetse no kubyara. Minisiteri y'Ubuzima, Minisante, yatangaje ko abakize virusi ya Mariburu bagomba kwitwararika cyane birinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, konsa ndetse no konsa, kuko hari ibice virusi isigaramo mu gihe kirenga umwaka. Utitwararitse akaba yakwanduza abandi iyo ndwara. Mu butumwa iyi minisiteri yatangaje, yavuze ko nubwo virusi ya Mariburu ikira, hari bimwe mu bice ivamo itinze birimo amatembabuzi y'imbere mu jisho, amasohoro n'amashereka, bityo abayikize basabwa kwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye, kujugunya agakingiriza ahantu hashyira abandi mu kaga, ndetse bakaba bakwanduza abandi ndetse mu bindi bagomba kwirinda hakaba harimo no kwirinda konsa abana babo. Minisante ivuga ko ibi bigomba kubahirizwa kugeza igihe ibipimo byo kwa muganga bizemeza burundu ko nta virusi ikiri muri ibyo bice. Umuyobozi ushinzwe iterambere ry'abakozi bo kwa muganga muri Minisiteri y'Ubuzima
akaba ari Dr Nkeshimana Menelas yavuze ko abakiri icyorezo cya Mariburu hari ibice by'umubiri iyi virusi idapfa guhita ishiramo mu gihe kirenga umwaka, nubwo uyirwaye aba yumva yakize cyangwa se yasezerewe kwa muganga.